hari umuntu muhura akakubera irembo rikwinjiza neza aho igisubizo cyawe kiryamye. Ibishaje bigiye kuzingwa ku rupapuro. Bibiri gitubwira ngo ijuru rizazingwa. Hari ibintu Imana igiye kuzinga ku buzima bwawe, bizingwe nk'iki ku rupapuro, mu izina rya nde. Uku kwezi kwa mbere turimo, muri mwebwe hari abantu barenga 30 mugiye gushima Imana. Icya kabiri, hari isezerano Imana igiye gusohoza rimaze igihe kinini, ariko ari ryo ryari rihatse ayandi, ari ryo ryari risa naho ari ryo rifasha ayandi. Iryo sezerano rigiye gusohora, iryo sezerano rigiye kuzura, rizaza ari isezerano rifite imbaraga, rizahindura amateka yawe. Imana ntigiye gukora ikintu gitoya, igiye gukora ikintu kinini, igiye gukora ikintu kigari. Imana igiye gukora ikintu kizamenyekana, Imana igiye gukora ikintu kizaguka, abazakiraho bazatangara. Uzababwire ngo Imana yarabivuze. Imana yambwiye ngo mbabwire uyu munsi hari abantu Imana igiye kubohora ibyabo byari byaraboshywe. Mbese ibyabo byari byaraboshywe Imana igiye kugira ute kubibohora. Amen. Ushimye Imana muri izi mpera muri iri tangira ry'umwaka. Nari mbigize mu mpera, ariko n'ubundi mu minsi iraza turaba tuwusoza. Hatinda gutangira, iyo watangiwe wanarangiye. Kandi turashimira Imana yaturinze muri uyu mwaka warangiye, tunashimira ko ikomeje kuturinda no mu ntangiriro z'umwaka. Amen. Imana ibaho umugisha. Dushimiye abatuyoboreye, Imana iguha umugisha. Dushimiye kandi uwatubanjirije, umwigisha wacu wacishije ijambo ry'Imana mu kanya. Nanezerewe, yavuze amagambo atavugwa kenshi. Niyo abantu bagerageje kuyavuga baravuga ngo ariko namwe ntimukavuga amafaranga, ariko mu by'ukuri isi n'ibiyuzuye n'ibyo Uwiteka. Niba tuvuga ku bice bimwe, tugomba kuvuga no ku bice bindi kugira ngo tubone umugisha wuzuye. Yes. Amen. Amen. Yavuze ku bintu bitandukanye n'ibyo ngiye kuvuga. Muri Bibiliya iyo usomye kuva mu itangiriro kugera mu byahishuwe, iby'Imana bigira kondisiyo. Kuva mu itangiriro kazamuka ukajya mu kuva, ukajya mu Balewi, ukajya mu kubara, ukajya mu gutegeko kwa kabiri. Biriya bitabo 5 bya Mose, biriya bavuga ngo ni ibitabo bakunda kuvuga ngo ni ibitabo by'amategeko, ni Tora. Ni ibitabo Mose yanditse, ariko kandi Imana igenda ibiha Abisirayeli amategeko n'amabwiriza, ikababwira ibyo bagomba kwirinda kugira ngo babane nayo. Kubana n'Imana bigira kondisiyo. Donc Imana ushobora kubana nayo cyangwa mugatandukana, muradivorusa cyangwa mukagumana. Rero igitangaza nshaka kuvugaho uyu munsi ni igitangaza yakoze Yesu ku buntu, for free, ku buntu. Nibwo bwa mbere byatangaje abantu. Komantere za Bibiliya zijya zibyandika zikavuga ngo muri Bibiliya yose mu bitangaza byanditse Yesu yakoze byinshi, handitse 36, ariko yakoze byinshi birenze iyo mibare. Ariko iki ni igitangaza cy'ubuntu. Uyu munsi mfite isengesho ryo kugusengera ngo Imana igukorera igitangaza yirengagije kondisiyo. Igitangaza cy'ubuntu, yirengagije kutuzuye, yirengagije kudashyitse, yirengagije ko kwizera kwawe ntako, yirengagije ko gukiranuka kwawe ntako, yirengagije ko inzira zawe zigoramye, yirengagije intege nke zawe, yirengagije gusubira inyuma kwawe. Ndinginga Imana nkorera yamamagaye uyu munsi gukorera igitangaza kidasaba kondisiyo. Ni kimwe Bibiliya ivuga gusa, nta handi uzabisanga. Ntabwo Bibiliya ivuga ibitangaza byose Yesu yakoze byabaga bifite kondisiyo, ariko iki ngiye kubabwira nicyo cyonyine yakoze nta kondisiyo. Cyangwa mu magambo ngiye kuvuga, ukazaba uwa mbere uzaza gushima muri uku kwezi. Uzabe mu ba mbere bazaza gushima Imana.
urabyizeye? Urabyizeye? Urizeye ko washima Imana uko biri kose? Wizeye ko Imana yakuvana ahantu maze iminsi ikagutereka ahandi? Wizeye ko Imana yagukorera ibirenze ibyo wasabaga? Umuntu wabyumva agatera haleluya ko ntacyo bitwaye. Reka some mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Yohana igice cya 5. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana igice cya 5 n'umurongo wa 5 tugere kuri 11. Hariho umuntu wari ufite indwara yimaranye imyaka 38. Yesu amubonye aryamye amenya yuko amaze igihe kirekire arwaye. Aramubaza ati, mbese urashaka gukira? Umurwayi aramusubiza ati, databuja, simfite umuntu ujugunya mu kidendezi. Iyo amazi yindurije nkiza, undi antanga kumanukamo. Yesu aramubwira ati, byuka wikorere uburiri bwawe ugende. Muri ako kanya, avuga ngo muri ako kanya, uwo muntu agira ute? Arakira, yikorera uburiri bwe aragenda. Ubwo hari ku munsi w'isabato. Nuko abayuda babwira ukijijwe bati, dore uyu munsi ni isabato, kandi amategeko ntiyemera ko yikorera uburiri bwawe. Nawe arabasubiza ati, wankijije niwe wambwiye ngo ikorera uburiri bwawe ugende. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Nari ndimo mvuga ngo ndashaka kwinginga Imana igukorera igitangaza cy'ubuntu. Iyo usoma Bibiliya yose mu isezerano rishya, muri izi nzandiko enye z'ubutumwa bwiza, ibintu byose Yesu yakoze byitwa ibitangaza byabaga bifite kondisiyo. Muzibuke hari aho yageraga akabwira abantu ngo kwizera kwawe kuragukijije, cyangwa se wizeye ko byashoboka. Iryo jambo rishatse kuvuga iki? Uranyemeye ko nabigukorera? Mbere yuko wifuza ko ngukorera, uranyemera, uranyizeye? Urumva ko hariho kondisiyo kubanza kugira ute? Kwizera. Kandi koko niko biri. Gusaba utizeye ko aguha nabyo ni ikindi kibazo. Ariko byasabaga kubanza kwizera. Ukizera kuri bukiri. Murabizi muri Luka igice cya 8 n'umurongo wa 41 hari umugore waje kubwo kwizera ngo abyigana mu bandi, arangije arinjira akora ku nshunda z'umwenda we, amaraso yaramaze imyaka 12 avirirana, arakama, maze Yesu amenya ko ari umukozeho. Ijambo yamusubije yaramubwiye ngo genda, kwizera kwawe kuragize ute? Kondisiyo ko ari ukwizera. Mbibutse ko iri teraniro ririmo abantu batizeye. Aha murimo muzataha, nanjye se mama reka mfe kugenda ntagira ndetse ko numiwe, Imana imbwira ngo izanangirira neza. Tibura nigeze no kugira igihe cyo kwizera, atari kubu kwararangiye, kwaracogoye. Ubu hari abo kwacogoye, kwaracogoye nuko ari kubarimo kwabavuyemo. Uyu munsi rero ishingiye ku kwizera kukurimo tiwakira. Ndayinginga none ikora igitangaza kidafite kondisiyo, haba mu ntege nke zawe, haba mu gucogora kwawe, haba mu kuba utagifitiye icyizere, iracyifitiye icyizere cyo kukugirira neza. Urabyizeye? Hari ikindi cya kabiri Yesu yakundaga gukora, igitangaza yakundaga gukora kandi nawe kikamunezeza, ni icyo wamusabye kagukorera. Yesu yajyaga abaza abarwayi akamubaza ngo urashaka guhumuka? Urabishaka? Nukuvuga ngo yari akeneye ko umutima w'umuntu umusaba gufokasinga ku kibazo cyawe, kurasa ku ntego y'ikibazo ufite. Yesu yarabishakaga, yabikoreragamo. Ariko kuri iki gitangaza cyo mu butumwa bwiza
bwa Yesu iki gice cya 5 cyanditswe na Yohana nta kondisiyo. Icya 3 yakundaga gukoreramo, yakundaga gukora ibyo wamusabye. Amen, amena, amena. Yatabaga gusabye ibyo, yatabaga gusabye cyangwa se utamusabye yaragusabaga. Iyo musomye mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana 9, hari uwo yatobye akondo akamusiga ku maso, aramubwira ngo genda ujye ku kidendezi cyitwa, byumva ko nawe amutegetse kugenda. Ariko iki gitangaza ngiye kuvugaho, yakijije umuntu utamumenye, utamwizeye, utamuhanze amaso. Yesu n'umunyembabazi. Utari uhanze amaso Yesu, ntiyaramuzi, ntiyaramwitayeho, amaso ye yari ku kidendezi gusa. Yari afite urubanza nk'urw'umaranye iminsi. Yari afite urubanza ruvuga ngo iyo abandi baje abagira babo babashyiramo ngewe nkabura unjugunyamo, kandi nawe uravuga ngo nabuze umuntu. Hari abantu bagira babo, ubu hari abantu bari mu kazi kubera babo. Gahamagara ati mfite umwana mumushyirire hariya mu kazi. Mufite mwakazi aho muri iyo kampani yanyu? Ati timumfatire uyu mwana mumushyiremo. Abantu bagira babo babashyira ahantu. Hari abantu rero babayeho batagira n'ababo. Ariko Yesu ni mwene wacu wa bugufi, ni mwene wacu utwumva. Yesu ni mwene wacu uza kutureba tubabaye. Yesu ni mwene wacu udusanga twabuza abadusanga. Yesu ni mwene wacu utarobanura ku butoni. Yesu ni mwene wacu ukunda abarushye n'abaremererewe. Yesu ni mwene wacu umugabo yagutereranye. Yesu ni mwene wacu bene wacu batakitureba. Yesu ni mwene wacu inshuti zitakitwumva. Yesu ni mwene wacu abavandimwe batagihari. Yesu ni mwene wacu ba mama batakitureba. Yesu ni mwene wacu ba data batakitwumva. Yesu ni mwene wacu. Haleluya! Ufite mwene wanyu witwa Yesu. Abandi bagira babo, bagira nabo bafasha, bagira nabo bitaho, bagira nabo bashaka, bakabwira ngo ese wayehute wararangije ngwino ngwereka aho ngushyira. Akamushyira mu ruganda rwa mwene wabo, akamushyira mu kazi ka bene wabo, akamuhemba yashaka, akamushyira mu mwanya ashaka. Ariko dufite mwene wacu witwa Yesu. Humura, ntabwo azagusiga, ntabwo azagutererana. Dufite inshuti nziza, reka tuyikomere amashyi n'abikwiriye n'umwungeri mwiza. Tubwiye wari ufite indwara yaramaranye imyaka 38, ariko agira amahirwe yo kugera ku kidendezi abandi bakirira. Abandi bakirira, ariko abura uwo kumujugunyamo. Abakiraga bose muri iyo myaka bari bafite ababajugunyamo. We rero ngiyo amazi yindurizaga, abagira babo babaga babashyizemo, wakabura uwamushyiramo. Umunsi Yesu yahageze ntiyamumenya, ntiyamenya ko ari Yesu. Hari ibibazo bitatu uriya muntu yari afite. Yari afite urubanza rw'igihe amaze aho hantu. Kabiri, yari afite akarengane k'abamurusha imbaraga. Gatatu, yibazaga uburyo azahava mu myaka 38 amaranye indwara. Ngo Yesu amurebye amenya ko amaze igihe kirekire arwaye. Uburwayi ufite Yesu arabuzi, n'igihe ubumaranye arakizi, n'imibabaro ufite arayizi, n'intambara uri kurwana arazizi, n'uburyo urengana arabizi, n'uburyo utotezwa arabizi, n'uburyo ubayeho nta wagufasha arabizi. Ariko ndamwinginga umwami w'amahoro, umwami w'urukundo, umwami w'imbabazi, agukorera igitangaza kidafite kondisiyo. Urabyizeye bivuga ngo amen. Igitangaza kidafite kondisiyo. Reka mbabwire, umunsi umwe yigeze angirira neza ntizeye. Yigeze yangirira neza ntizeye. Yigeze yankorera ubukwe mu myaka yanjye 13 maze ngingiwe. Nta data, nta mama wacu, nta hepfo, nta ruguru. Umunsi umwe
nanjye nabaye umugabo cyakoze nari narirwanyeho nubaka akazu kanjye ko kubamo nari narirwanyeho ku munsi ndagenda ndabyibuka ntawa urumva ninjye wirwanagaho nkajya no kwisabira no kwikwera no kwikorera byose. Imana ni nziza. Umunsi umwe ubukwe bugiye kuba ndi bugiye gusezerana nyine uwo munsi mu gitondo nta birayi byari bihari. Murabona ko ibirayi ari byo bisigaye bigezweho mu ifiriti. Mwese mukunda ifiriti ndabizi ndi mwiriwe mubivuga. Ifiriti murazikunda ndabizi. Inyama ntazari zihari kandi murabizi ko inyama z'iki gihe bazigabura bazihagazeho. Mubizi mwebwe izo mu bukwe wari wigera usanga inyama badahagazeho. Wenda umuceri wo bawureka ariko inyama bazihagararaho. Uzi impamvu bazihagararaho? Zitwa imboneka rimwe. Ntabwo mubizi zitwa imboneka rimwe. Buriya mwebwe muzirya buri munsi ariko hari abantu bazirya rimwe mu mwaka. Niyo mpamvu yageze kuri izo nyama yakarura isafuriya yose wenda akazisigaza. Abahanga b'uyu munsi rero nabo bazi kuzihagararaho. Ndasho mwiyarurira umuceri, mwiyarurira ibishyimbo, mwiyarurira ibindi, inyama baba bazihagazeho. Ngewe nizo guhagararaho ntazari zihari. Kandi aho nari imbereye kabutindi sinari nzi no kuyiriza. Basi ngo mbe nabisengeye, ngo mbe nabikurikiranye mvuge nti Imana uzabutaye. Na invitation yanjye nabanje kuyiha abantu kuruta kuyiha Imana. Ireba imfubyi ikamenya ko batagira abo babwira, ireba batagira shinge na rugero, iza ndayitumiye ariko iraza, iza ndasenze iraza. Iyi Mana ni nziza. Umunsi nagiye gusaba no gukwa mu gitondo, kuko iwacu basabaga mu gitondo bakagenda mu gitondo saa 3, nasize ntabyo size. Imana ihagurutse umugabo wabanye na data ntabizi. Data yapfuye kera. Uwo nguwo yumva amakuru ndaranamuhaye invitation. Aravuga ngo namenye kuri ya mwana yakoze ubukwe nubwo atambaye invitation ariko nabanye nase. Arazagura buri kimwe cyose ntabizi. Ngewe aho nagiye gusaba no gukwa nananiwe no kurya inkoko bampaye. Mu gihe cyacu baduhaga inkoko. Twari twihagaze abakwe. Sizabo uyu munsi cyo basigaye babaha ni byabo, ariko ngiye ku munsi wanjye bampaye inkoko. Inkoko umukwe ni inkoko. Nanirwa kuyirya nyiha pare witwaga kwa mbyaye muri batisimu. Ndamubwira ntiyirye ufite ahijya ngiye ibibazo nasize n'ibindi. Hari igihe abandi baba bakora fete, wowe fete zabo zitari kuri mu mutima, umutima uri ku kibazo cyawe. Ushobora gutumirwa mu minsi mikuru ukahagarara n'amaguru ariko umutima udahari. Umutima uraho ikibazo kiri. Ushobora kuba mu iteraniro tukureba n'amaso ariko umutima wawe wateraniye ku kibazo wasize mu rugo. Ariko nyankunda Imana. Imana ni Imana ireba hano ikareba n'iwacu mu ngo. Ni Imana ireba twateranye ikareba n'ibyo twasize mu magi wacu. Ni Imana ireba ibyo duhagazemo ikamenya uburyo yabikemura, twaba twizeye twaba tutizeye. Ndagira ngo mvugane nawe iyangiriye neza uwo munsi niyo shaka kukubwira uyu munsi. Uribuka twagaburiye abantu bagera muri 400. Umunsi navuye ku rusengero baravuze ngo uyu mwana ni umukwe wa mwarimu muri ADPR, niho ibiryo biri niho turajya. 400 baza bamberekeje. Uya umugore yarankururaga ngo twanezere nkajya vandi uyu nawe ari mu shitani. Ubu se twanezerewe aziko zigiye kungora. Bafotoraga ishusho umutima utagize ute udahari. Aba bantu bita rero ngo naba fotografi badufotora amafoto ariko imitima yagiye. Mwokagira Imana. Narazamutse ndebye imibare y'abandi inyuma. Nibutse ko ibirayi ntabyo, nibutse ko inyama ntazo, nibutse ko fanta ntazo, nibutse ko buri kimwe cyose ntacyo. Ngewe nabizi icyuya nkajya mbira icyuya nkajya mbira uzi kubira icyuya kandi utari kugenda. Naho ndi kubira icyuya kibyarangiye. Mpangayikiye ibyagize ute ibyakemutse. Mpangayikiye ibyarangiye. Reka nkubwire, wari uzi ko hari ikintu uhangayikiye cyamaze kurangira? Wari uzi ko hari ikintu uyu mwanya uhangayikiye cyamaze kurangira? Wari uzi ko hari ikintu hanze umutima wumva ufitiye ubwoba cyamaze kurangira? Vuga ngo cyarangiye.
cyarangiye. Turazamutse, twari twabukoreye iwanjye murumva ntani nari kubukorera, nta kwa data nta kwa mama, nta bisharagati nka bino bya Kigali by'amahema, twari twabukoreye mu cyaro. Ndinjira, burya rero mada twarinjiye nkajya nikiriza hejuru, zirankoze zirankoze ndapfuye. Buriya rero Imana ni nziza, Imana igidutabara twebwe twihambye yatuzuye kare. Ndinjiye, nicaye, ipantaro zikanyeganyega, mbona fanta barazitanze. Ese aba bantu bari imbere bari n'inyuma ko mbona bose banywa fanta zavuye? Kumva agatima karongeye karahembutse, mbona abagabuye ibiryo none basigara bari kubiha n'abana b'inyuma. Yewe uzi ko naniniwe kwihangana ngahamagara umuntu wari uri imbere kavuga nti yewe byagenze gutabaye, ati Imana yaje. Niko yambwiye, arambwira ati Imana yaje, Imana yaje. Uri yambwiye ijambo ryiza, yambwiye ngo mu gitondo mukigenda Imana yahise ihagera. Uzibanga burya ukiva mu rugo uje gusenga Imana yahise ihagera. Burya ukizamo ugikandagira mu rusengero Imana yahise ihagera. Umva nkubwire, va ku kiriyo cy'ibyo umazeho iminsi, va ku kiriyo cy'ibintu bikuriza mu mutima. Imana yahageze, Imana yahageze, Imana yahageze. Ninde watera haleluya? Oya basikorewa riko shika sidonemo. Yahageze. Ntabwo bisaba ko tujyana nayo. Iyo tugiye igisigara mu kibazo, iyo twagiye imbere yayo iraza. Ora pikosia mbabwira amakuru, nta muntu n'umwe waje ashaka Imana ngo ibure kumwiyereka. Oya rwose upfa kuba waje kwishaka. Ariko hari abantu baje ra murahari, ariko mwanyikirije ra murahari itorero ry'Imana, murahari munyikirize, muhaguruke mutere haleluya. Ongera uhaguruke utere haleluya. Oya dosiko sidoneko irikosha ibinisitari. Ndagira ngo mvugane nawe uyu munsi. Iya Mana yaje kunkemurira ibyanjye, ntasenze, ntizeye, ndayitumiye. Umvise ijambo nawe uyu munsi. Imana muri iki cyumweru igiye kugukorera igitangaza kidafite kondisiyo. Muri iki cyumweru Imana igiye kugukorera igitangaza kidafite kondisiyo. Muri uku kwezi Imana iragukorera igitangaza kidafite kondisiyo. Uyu munsi nabwiye ijambo rimwe, Imana irashaka kugukorera igitangaza kidafite igitangaza kidafite. Ninde ubyiza avuga ngo amen. Oya bosika rasiriwa kidafite kondisiyo. Imana y'imbabazi, Imana y'urukundo, Imana yita ku batagira shinge na rugero, Imana itanga kubyara, Imana itanga gutwita, Imana itanga ubuzima, Imana ibeshaho. Nyuma ya 38 igenderera uyu mugabo, Yesu aramubaza ngo mbese urashaka gukira? Ibyo ni Yesu wabivuze, ntabwo ari uyu muntu. Umva mbabwire, Imana izi icyo ushaka, ariko kondisiyo zisabwa ntazo wujuje. Imana igiye kugukorera igitangaza kidafite kondisiyo. Amen. 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 Ntabwo mumva amen. Kondisiyo kwari ukwizera, uriya kwari kwaramushizemo. Ubu ubona hari abagore kwizera kwashizemo, hari abagabo kwizera kwashizemo. Abenshi kubera ubutayu burebure, igihe kirekire umara mu bibazo, bijya bigukamuramo kwizera. Intambara iyo zimaze igihe kirekire zijya zikumaramo kwizera. Iyo ugize ikibazo cy'urugo ukabana n'umugabo mudahuje, ukabana n'umugore mudahuje, hari igihe kwizera kujya kurangira. Uva mbabwira, iyo inzara ibaye igihe kirekire abantu bagasonza cyane, kwizera kujya kurangira. Imana igiye gukora igitangaza utagifite kwizera. Kwizera kwararangiye, Imana iragukorera. Kwizera kutakikurimo, Imana iragukorera. Kwizera kwaracogoye, Imana iragukorera. Uva mubwire gusubira inyuma kwawe, Imana igiye kukwiyereka ngo yerekane ko ari Imana y'indi jambo ryayo ikarisoza. Nubwo wari warasubiye inyuma, nubwo wari waracogoye, Imana igiye kongera kuguhagurutsa.
Imana igiye kongera kuguhagurutsa. Vuga ngo mpagurutsa Yesu, mpagurutsa Yesu, mpagurutsa Yesu, mpagurutsa Yesu, mpagurutsa Yesu, mpagurutsa Yesu. Haleluya. Mpagurutsa mwami wanjye, mpagurutsa. Ndibuka umuntu umwe muri ubwo bukwe bwanjye yarambwiye ngo sha ugira Imana. Narayisenga gasa. Dore ikintu kinatangaje, muzi icyo nayituye, maze iminsi 2 ngoze ubukwe narayi mu kabari, mwiza yose neza ndazinywa. Hari abajya mu kabari bakanywa iza yose, ubu mubona hari abantu banywa iza yose. Ndazinywa zinsika icyasha etiketi neza. Nje madamu tazi umugabo yashatse uwo ari we. Mwebwe mujya mushaka abagabo mutazi, ugira ngo umugabo wawe uramuzi, uzamumenya itonde haracyari kare. Ndagiye ntashye n'inzoga zageze hano, nararanye inkweto bavandi. Umugore ararukwe nanjye ndarukwanjye. Umugeni w'iminsi ngahe wakorewe iki gitangaza, ariko yari izi kwizangirira imbabazi nkazayikorera mu gihe gisa n'iki. Ari ikintu nenda kubabwira, imbabazi z'Imana zisumba amakosa dukora. Imana ishingiye ku makosa yacu nta muntu wazayibona, ariko imbabazi zirasumba amakosa twakoze. Yongere kugirira imbabazi muri iyi minsi, yongere kwezi gutunganya. Ndagira ngo mbabwire, wari kubareba uwo mugabo uraranye inkweto, wakorewe igitangaza mu bukwe ng'iki kana, dore icyo yituye Imana araye mu kabari. Naho ndarara mu kabari ariko nzarara no mu rusengero. Rega hari abantu bari kurara mu tubara ariko bazanarara mu rusengero. Dore icyo mukora ni kimwe, mu basengeri. Rega nabo sibo, nabo sibo. Reka mbabwire, Satani yatwaje abantu igitugu hanze aha, ariko ntabwo muzi imbaraga umwanzi afite. Imana atari yitukuye mu maboko y'umwanzi, ninde wakikiza iyi saka yishobora? Ariko ni nayo mpamvu gusenga kuriho. Gusenga n'ugusaba, gusenga n'ukubwira ngo sinshoboye Mana, ariko urashoboye. Ntacyo nakigezaho ariko ari aho wangeza, ntacyo nakora ariko hari icyo wakora. Intege zanjye ngeya n'imbaraga zawe zuzurira. Gusenga n'ukubwira Imana ngo sinshoboye, ariko ugize ute urashoboye. Rero naje kwisanga mu rusengero uyu munsi, mbabwiye ngo hari uwaje kunyatuza ntawe, mbabwiye ngo hari uwigeze amenya ko nananyoye usibye umugore ntawe. Munsi nihannye, nari n'umuririmbyi muri korali, hari umuririmbyi muri ADPR. Nahoraga senga mbwira Imana nti mu izina rya Yesu pisha nikuze, pisha Dominiko mu izina rya Yesu. Abahanuzi nibanyerekwe kwacinara Yesu tokashitani, Mana bandinde mu izina rya Yesu. Bahuma amaso, Mana nzakizwa ndabizi, ariko mpisha irya none. Ubu hari abantu bavuga ngo Mana mpisha irya none. Uba mbabwire none si iragwisha irya none ariko si ryejo. Iragwisha irya none ariko si ryejo. Ngira umugisha umunsi nihannye ndira, ingirira imbabazi, ndakizwa ndayimenya. Ubu mbari bitangaza yankoreye ntarakizwa, kabari bitangaza imaze kunkorera narakijijwe. Nsanga Imana ni inyembabazi, nsanga Imana ni iki? Ni inyembabazi. Sanuke buko umuntu mubwire ngo Imana ni inyembabazi. Ubibwire ntacyo, ujye mubwira ngo Imana ni inyembabazi. Umwanditsi yaravuze ngo ntiyatwituye ibihwanye n'ibyo twakoze. Iyo twitura ibihwanye n'ibyo twayikoreye, yari kutubamba ku giti, kuri mushikake, kuri brusheti, yari kutwotsa brusheti. Ariko ntiyatwituye ibihwanye n'ibyo twayikoreye, turayishimira. Reka tuyikomera amashyi n'umwungerimo. Ni Imana y'imbabazi, ni Imana y'imbabazi, ni Imana y'ibambe, ni Imana igibabarira. Uyu muntu niwe nendaga kubabwiraho ngisengera. Iki gitangaza uwagikorewe nta kintu na kimwe yasabwe mu bintu byose. Imana igiye kugukorera igitangaza nta kintu igusabye. Igiye kugukorera igitangaza nta kintu. Nongere mbisubiremo.
Imana igiye kugukorera igitangaza nta kintu gusabye. Icya kabiri, uyu muntu ntiyigeze abona ko Yesu yabasha kumukiza, kuko impamvu niyo anamumenye. Yesu yaramusanze aramubwira ngo bite byawe. Ndibuka umunsi ari igihe umuyobozi wacu w'igihugu yigeze ajya hano mu Ruhengeri, abaza abantu bamwe bari bafite ibibazo bya bindi kwa kundi ajya kureba ibibazo by'abaturage. Aramubwira ati ngaho vuga ikibazo cyawe. Ati runaka arandengereye atwara nana. Ati yewe gabanya, oroshya twumva, oroshya. Kubera stress y'ibibazo yari afite no kubidefinisa no kubisobanura byaragoranye. Hari igihe ufite ubwinshi, uruhererekane bigerekeranye, wakubwira ngo bwira Imana agahinda kawe, ukaba wahera muri 2 ukaza 2010 ukagera 2020 ukabitondeka mu masegonda. Ariko Yesu ababizi. Uyu rero aravuga ngo ngewe mazana imyaka 38 kandi dore ngewe nta muntu ngira ubasha kumfasha, nta muntu ngira ubasha kungemurira ibibazo. Dore hano hantu mamaze imyaka myinshi, ubu urambaza iki? Urambaza ngo urashaka gukira ikidendezi, urabona kiri kwibirindura, kuko amaso yarebaga ko ubutabazi buri hehe mu kidendezi, naho nyiri ikidendezi yahageze. Dore rero hari abantu mwebwe mujya munseze, ubu hari abantu bategereje ngo gutabarwa kwanjye ni hano, kandi nyiri ugutabara we yaciye indi nzira. Kura amaso aho uhanze amaso. Imana igiye gukora igitangaza udashyizeho amaboko yawe, udashyizeho ubwenge bwawe, udashyizeho umutima wawe. Imana igiye kubikorera kugira ngo uzamenye ko ari Imana ikora no mu gihe utatekerezaga ko yakora. Amubwira ngo yikorere uburiri bw'agende. Yabimubwiye ku munsi bitemerewe kwikoreza umuntu uburiri. Dore icyo nkundira Yesu, ajya akora mu gihe abantu bashyizeho. Ndimureba Covid yaravuze ngo abantu ntibazongera gutabarwa. Uzi ko ugiye gutabarwa Covid igihari? Mesiya wisezerano. Uzi ko ugiye kuzakora ubukwe Covid igihari? Uzi ko ugiye kuzakora ubukwe Covid igihari? Uzi ko ugiye kuzabona akazi Covid iriho? Ntabwo Covid yakinga amaboko y'Imana. Yakinga ikibuga cy'indege, yakinga imipaka, yakinga imodoka, ariko ntiyakinga amaboko y'iki? Imana. Ibyo ntibishoboka. Ntibishoboka. Iyo nkorera igiye kukuramburira ukuboko. Iyo mpamagaye igiye kugutabara. Iyo mpamagaye igiye kugukiza iyo myuka mibi. Iyo mpamagaye iragukiza uwo murozi. Iyo mpamagaye iraguha akazi. Iyo mpamagaye irakubakira. N'ibintu byiza avuga ngo amen. Ntabwo ngewe nsaba ngo wizere, nushaka uroreye igitangaza kidafite condition. Amen. Amen. Reka mbabwire, Imana igiye kuguhuza n'umuntu. Yesu agiye kuguhuza n'umuntu ugiye guhindura amateka yawe muri uyu mwaka. Yesu agiye kuguhuza n'umuntu uzakemura ikibazo cy'amafaranga ufite. Yesu agiye kuguhuza n'umuntu ugiye kugufata ukuboko akakwinjiza mu masezerano. Yesu agiye kuguhuza n'umuntu uzakemura intambara umaze iminsi urwana n'imyaka urwanya. Hari umuntu Imana iguhaye, hari umuntu Imana iguhaye muri aya mezi, hari umuntu Imana iguhaye muri iyi myaka, hari umuntu Imana iguhaye muri iki cyumweru, hari umuntu Imana iguhaye muri iyi minsi. Imana iguhaye umuntu mu izina ryawe, vuga ngo ndamwakiriye. Guhura n'umuntu uhindura ubuzima bwawe, guhura n'umuntu uhindura amateka yawe, guhura n'umuntu uhindura ubuzima bwawe, Imana igiye kubikora. Vuga ngo igiye kubikora. Icya kabiri, abadamu mutwite Imana ibahaye kubyara amahoro. Vuga ngo amahoro. Vuga ngo amahoro. Ubwo mvuze ba nyirabo batari batwita, ndaje mbasengere namwe Imana ibaha abana. Muzazi ko bishoboka. Igitangaza cy'ubuntu kingana no kubyara utaryamanye n'umugabo, kandi cyabaye kuri Mariya wenyine. None se mbabaze, Mariya yari yarasezeranye n'Imana akazabyara ataryamanye n'umugabo. Byaramutunguye, ahura na marayika aramubwira ngo ugiye gusama inda bitu.
ati ko ntari naryamana n'umugabo se nkaba ntari nashaka bizagenda gute? ati umwuka w'Imana azakuzamo. Umva mbabwira ikintu gisobanura, Imana igiye gukora igitangaza ntisaba iby'amaso yawe areba, ntisaba iby'umutima wawe wibwira. Imana icaho udatekereza, icaho utumvaga, icaho utarebaga, icaho utumvishaga amatwi, icaho amaso yawe atarebaga. Bibiri igitubwira ngo iby'amatwi atigeze yumva, iby'amaso atigeze areba, ibyo Imana ibasha kubikorera abayizera, abayisenga. Kubera iki ikoresha ayo maveribe n'amavokabulere? Ikunda kubwira abantu ngo amaboko yanjye ni magari, imbaraga zanjye ni nyinshi, mfite ububasha bwo gukora utarebaga, mfite ububasha bwo kurema n'ibitariho bikaremwa, mfite inzira zirenga ibihumbi. Imana ifite inzira zirenga ibihumbi, ifite icyizere gihagije. Nubwo tutayizera, izaba ari yo kwizerwa. Niyo tutayisenga, abayisenga barayisenze kuva kera. Nagira ngo nkubwire, igiye kugukorera igitangaza kidafite kondisiyo. Icyo usabwa ni kimwe, kuzamenya ko Imana abikoze, ariyo gushima, ariyo kugira ute, ariyo gushima. Bwana asifiwe. Haleluya, haleluya. Ngana ku musozi dusenge. Ndagira ngo nkubwire, nta mwene wanyu ubikoze Imana igiye kubigukorera. Nta mwene wanyu ubigizemo uruhare Imana igiye kukwereka ko ariyo mwene wanyu. Dufite icyo dupfana na Yesu, dufite icyo dupfana nande na Yesu. Yesu wacu dufite isano, kandi isano dufitanye niyo mu maraso. ADN yacu isa ni ya Yesu, neza amaraso yacu na ya Yesu namwe. Uyu mwaka Imana irashaka kugukura muri ubwo butayu mazemo igihe kirekire. Uyu mwaka ni umwaka Imana ishaka kukumurikira inzira nshya. Ntabwo mwanyumva, hari inzira nshya Imana igiye gushyiraho, hari icyerekezo gishya Imana igiye gushyiraho. Nongera mbisobanure, hari igisuzuguriro ugomba gukurwaho, hari igitutsi ugendanye igihe kirekire kigomba kukuvaho, hari irembo rishya Imana igiye kugukingurira, hari ibyuho umwanzi yinjiriyemo ariko Imana igiye kwica ibyo byuho, hari igihe icyuho cyo gusenyuka k'urugo kijya kinjira, hari igihe icyuho cy'uburwayi kinjira, hari igihe icyuho cy'ubukene kinjira, hari igihe icyuho cy'amadene kinjira, hari igihe icyuho cy'urusaku ruba rwinshi. Ariko Imana ije kwica ibyuho mu izina rya nde? Mu izina rya nde? Ntabwo mwumva mu izina rya nde? Wari uzi ko ari abantu bagiye gutungurana bakurira indege muri iri teraniro? Kandi ntabwo wabyakira ngo ntabwo ari byawe. Uzi ko ugiye kuzajya hanze? Ntabwo nyumvisha. Uzi ko ugiye kuzaca i Kanombe? Mesi yawusezerano. Ubu rero kubera ko mwamenyere kugenda n'imodoka, kugenda n'indege murumva bidashoboka. Uzi ko uri mu bantu bashobora kujya bagiye kurira indege? Abantu bamenyereye twegerane, mujya mu ntangazo. Ese muratekereza ko Imana igwa kugenda n'imodoka muri Kigali yananirwa kukugeza i Kanombe kurira indege? Ikore uvuge ngo nanjye muri abo bantu ndimo. Humura, ntabwo uzagenda urwaye. Haruvati se nzagenda ndwaye kanseri bagiye kumvuza, nzagenda ndwaye. Ntabwo uzagenda urwaye, uzaba ugiye ku bwa chance y'Imana. Imana ni Imana itanga chance, ni Imana itanga amahirwe, ni Imana ishyira amahirwe atarigeze abaho. Umva mbabwire, ntabwo uyu munsi tuvuga ubutumwa kuko ba data babuvuze, no. Ntabwo twebwe turi abahanuzi kuko ba data bari abahanuzi, no. Ntabwo tuyoboye amatorero kuko ba data bayoboye amatorero, no. Iyo ni inzira Imana yadushyiriyeho ba data batadushyiriyeho, ni inzira Imana yadushyiriyeho ba mama batadushyiriyeho. Hari inzira itagaragara igiye gufunguka imbere yawe, hari inzira itazwi itamenyerewe Imana igiye gushyiraho imbere yawe. Muri uyu mwaka witegure, muri iki gihe gitoya hari amarembo agiye kuguruka, uzamenya ko ari Imana yavuganye nawe. Urabyize vuga ngo amen. Ndabona hari abantu umva mbabwire, ubwiza bw'Imana buri hagati muri mwebwe, icyubahiro cy'Imana cyamanutse hagati muri mwebwe, imbaraga z'Imana zamanutse hagati muri mwebwe. Kubohoka, ndagira ngo mbabwire, mugiye kubohoka umwuka w'ubukene. Ubukene bugiye kubavaho, kwambara ubusa bigiye kubavaho, gufata ubusa bigiye kubavaho,
mugiye kuba abatunzi mu izina rya Yesu. Ubushomeri n'ubw'igihe gitoya, Imana igiye guhamagara amafaranga. Yaravuze ngo nzahamagara igisiga cy'amerwe, aricyo mugabo ufite imigambi yanjye. Imana yavugaga kuri izahagurutsa, ikamuhagurutsa akaba umucunguzi w'Abisiraheli atari umwisiraheli. Reka mbabwire, Imana igiye gukoresha ijambo ryitwa kugucungura. Ntikoresha mwene nyoko, ntikoresha abandi, ikoresha uwo yateguye. Hari umuntu Imana yateguye ku buzima bwawe, hari umuntu Imana yateguye ku buzima bwawe. Iki ni igihe ugiye guhura nawe, iki ni igihe ugiye gukura nawe, iki ni igihe mugiye gufatana mu biganza, iki ni igihe mugiye guhagararana, iki ni igihe mugiye kwicarana, iki ni igihe mugiye kurarana, iki ni igihe Imana ishoje. Hari umuntu Imana igiye kuguhuza nawe uyu mwaka, aya mezi, mugiye guhura, mugiye kwicarana, mugiye kuganira, igiye kuguhuza nawe, igiye kuguhuza nawe. Ninde umwakiriye atari haleluya? Hari umwakiriye atari haleluya? Ndagira ngo mvugane nawe, uhindura ubuzima bwawe mugiye guhura, uhindura amateka yawe mugiye guhura, uguhesha umugisha mugiye guhura, ugukuraho igisuzuguriro mugiye guhura, ugukuraho agahinda n'ubupfubyi mugiye guhura, uguhanagura amarira warize mugiye guhura, ugiye kurangiza intambara mugiye guhura. Amarira warize agiye kurangizwa mu izina rya Yesu. Imana yigeze yabwira Abisiraheli ngo igihe muzengurukiye umusozi kigize ute, kirahagije. Ariko hari abantu banyumva bavuga ngo amena. Ubwo bukobwa k'umukobwa imyaka 30, umukobwa 35, umukobwa what? Kubera iki? Kubera iki? Umusore ukujyana yaje, umusore ukutwara yaje. Mwabakobwa mwe murahari? Umukobwa uragira 35, leta y'u Rwanda yemeje imyaka 21, none ugize 35, ugira ngo hari umukobwa utararemewe umugabo. Hanyuma akaba ari kuzerera hano muri Kigali, agenda atazi yava niyajya. Imana igiye kubahuza, avuga ngo hari uguhura n'umuntu wanjye. Iyo utabizi ugira ngo ntahari, arahari, arahari. Nikosha umunsi nzi wanyu, si mama wawe wanzanye? Mama wawe akambera irembo rinzana, azanganiriza, yewe mwana abona ifansi, yewe mwana abona ifansi, banifansi ndamuzi, twarabanye. Nahoga ndimo nerekeraho umugore wanjye ari. Yo, nuko bigenda, nuko bigenda. Hari umuntu muhura akakubera irembo rikwinjiza neza, aho igisubizo cyawe kiryamye. Nagezeyo dufata agapica, agafoto, ngaruka Kigali, usubirayo mvuga ijambo. Kandi wumve, aho yantoreye hari undi wari utakaye. Niko bigenda. Abantu bamaze iminsi bakwirebesha ku rutugu, mbahaye intayo. Barya umaze iminsi ucaho bakakurebera hano, babwisha nawe ugiye kuzabarebera hano. Hari abantu ducaho bakajya bavuga ngo uri asagira amahirwe. Iyi Imana yazanye barabimenya. Iyi Imana yazanye amahirwe abantu bagira ute, barabimenya. Umva nkubwire, wa muntu wateranye none uri umunyamahirwe. Ntabwo nyumvishe, uri umunyamahirwe. Nongera mbisubiremo, uri umunyamahirwe. Nongera mbisubiremo, uri umunyamahirwe. Nongera mbisubiremo, uri umunyamugisha. Nongera mbisubiremo, uri umunyamugisha. Hari umuntu uzakira avuga ngo amen. Ndi kuvuga ku gitangaza cy'ubuntu kidafite kondisiyo. Nushaka ubura umusinzi, Imana irakwiyereka. Irakwiyerekera kugira ngo uhindukire, umenye ko Imana ariyo yo kuramwa. Kuramywa Kinyarwanda kiragoye, ni kuramywa. Kuramya, kuramywa. Okay, sawa. Okay. Ikinyarwanda ni hatari, biragoye ariko niko biri. Umva rero, icya gatatu, mu rugo muzi kubona mwari mwabona umuntu bamukura mu nzu bakamushyira mu nzu nshya, n'intebe nshya, n'ibitanda bishya, n'amashuka mashya, n'intebe nshya, garderobe nshya, akabati gashya, televiziyo nshya, imbabura nshya,
gaze nshya, amashyiga mashya, ibintu byose bishya. Mva nkubwire, Imana irashaka gukorera ibintu bishya. Ibishaje bigiye kuzingwa ku rupapuro. Bibiri gitubwira ngo ijuru rizazingwa. Hari ibintu Imana igiye kuzinga ku buzima bwawe, bizingwe nk'iki ku rupapuro. Mu izina rya nde. Uku kwezi kwa mbere turimo, muri mwebwe hari abantu barenga 30 mugiye gushima Imana. Mugiye kugira ute? Gushima Imana. Icya kabiri, hari isezerano Imana igiye gusohoza rimaze igihe kinini, ariko ari ryo ryari rihatsa ayandi, ari ryo ryari risa naho ari ryo rifasha ayandi. Iryo sezerano rigiye gusohora, iryo sezerano rigiye kuzura, rizaza ari isezerano rifite imbaraga, rizahindura amateka yawe. Imana ntigiye gukora ikintu gitoya, igiye gukora ikintu kinini, igiye gukora ikintu kigari. Imana igiye gukora ikintu kizamenyekana, Imana igiye gukora ikintu kizaguka. Abazakira bazatangara, uzababwire ngo Imana yarabivuze none irabisohoje mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Haleluya. Uva ngubwi, ugiye gutera abantu ubwoba, ugiye gutera bakuroze ubwoba, ugiye gutera bakugiriraga ishyari ubwoba, ugiye gutera abantu ubwoba. Dore ubwoba aho bugiye kuva. Igihe cyose ukiriye aho umuntu yarazi kuzapfira arasama. Hari abantu bagiye kwasama bavuga atazutsa ate, abaye hate ko twari tuzi ko byarangiye. Ntabwo byarangiye, ahubwo bigiye gutangira. Avuga ngo bigiye gutangira, 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 bigiye gutangira. Haleluya. Mu ijambo rimwe gusa abavuze ngo byararangiye ubasubize ngo biratangiye. Donc niba byararangiye nibwo bitangiye. Ndagira ngo senge uyu munsi, ntabwo Imana ishobora kwemera ko abanyamahanga bagufata ijambo. Niyo ibyemeye, ibyemera gahe gatoya igira ngo ikuremere ubuhamya. Nabyumvishije? Iyo Imana ishaka kwerekana imbaraga zayo, ijya yemera ko umurozi ahaguruka agacuragura akabyina, ejo mu gitondo yakumva ngo watatse umutwe, ati burya namushoboye. Yabona ujyanye umwana kwa muganga, ati burya naramufatishije. Ariko umva nkubwire, umunsi umwe, vuga ngo umunsi umwe, umunsi umwe, umunsi umwe, umunsi. Iyo Imana yaje igicecekesha amaguru yabo, igacecekesha ibyo bakoze, ikabiturisha bikarangira. Ndagira ngo mvugane nawe mu ijambo rimwe gusa. Imana igiye gucecekesha abantu bihagurukije ku buzima bwawe. Abantu bihagurukije ku buzima bwawe Imana igiye kubacecekesha. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Abanyamagambo bagiye gushira ivuga, amagambo yabo bagiye gushira ivuga. Igitangaza gicecekesha iki? Abantu. Igitangaza utagomba gusobanura, utagomba no kujya gushyiraho komenti. Dore uyu muntu uko byasoje yarababwiye ati ngewe uwambwiye ngo nkire niwe wanambwiye ngo nikorere uburiri empwe entre. Ari hehe? Ati mujye kumushaka sinza ahari. Murabyumva ibintu yamubwiye? Abantu bagiye kuzajya bakubaza ngo byakorewewe, ujye ubabwira ngo nimugende mujye gushaka Yesu ubikora. Niba kubaza ngo ubwo bukwe bugenze gute, niko urwo rugo rwubakitse gute, wabonye akazi bivuye he, niko ubonye uzuka bigenze gute, ujye ubabwira ngo Yesu uzura aracyariho, ariko mujye kumushaka. Bagende bajye kugira ute? Kumushaka, bajye kumwishakira, kuko ugiye kubona Imana muri iyi minsi, ugiye guhura n'Imana muri iyi minsi. Ari umuntu uri kurira ngo Mana amadene yanyishe. Imana igiye kukwishyurira buri kadene kose, akadene kose, nako mu birayi, nako mu makara, oriya basiriwa.
uzi nkubwire, Imana igiye gukiza umuntu indwara ku buryo ugiye kuzajya ugenda ari wowe muzima utaribwa, ujye ushimira Imana kuri muzima. Satani azi kutubwira ngo byararangiye, ariko iyo Yesu yaje atangiza ibintu. Uzi ko hari ibintu bigiye gutangira? Uzi ko bya bintu wasengeye igihe kirekire bigiye gutangira? Uzi ko bya bintu wasabye Imana igihe kirekire bigiye gutangira? Uzi ko kwa kuzamurwa n'Imana bigiye gutangira? Ndagira ngo mvugane n'umutima wawe, urizeye? Nutanizera ndakwizerera, hari ibintu Imana igiye gutangiza. Icya mbere, hari iterambere utari kuzigezaho Imana igiye kukugezaho. Icya kabiri, ushingiye kuri kavukire y'iwanyu, nta watunze imodoka ariko ugiye gutunga irenze imwe. Iwanyu kugira ngo bemere kuzatura muri Kigali biragoye, ariko Imana igiye kwa gutuza uhagira ijambo. Ushingiye ku bwa kavukire yawe hari bitakemerwa, ariko Imana igiye gukora igitangaza cy'ubuntu kugira ngo uzabone uko uyihamya, uzabone uko ubwira abandi Imana wabonye, uzabone uko ubwira Imana ikora. Iyo abantu tubabwira Imana nta proof, nta bimenyetso, nta bintu bifatika, baravanga iyo Mana iriye. Ariko igihe babitubwiriye kirahagije. Tugiye kuvuga Imana y'ibimenyetso, tugiye kuvuga Imana ikora, tugiye kuvuga Imana ikiza, tugiye kuvuga Imana ibeshaho, tugiye kuvuga Imana y'ibimenyetso n'ibitangaza. Mose yigeze Imana yamubwira ati genda ikore mu gituza, akozemo ikiganza cyiza ari ikibembe. Imana iramubwira ngo gisubizemo kirakira, agisubizamo kiba kizima. Iramubwira ngo rambika inkoni hasi, ayirambitse hasi iba inzoka. Iramubwira ngo noneho manuka kandi ujye ku ruzi, ufata iyo nkoni uyikoze mu ruzi, uruzi rurahinduka amaraso. Abikoze uruzi ruhinduka amaraso. Imana iramubwira ngo nibatemezwa n'icya mbere bazemezwa n'icya kabiri. Imana izi ko hari ibimenyetso ukeneye kugira ngo uhamirize abandi Imana. Imana irabizi ko hari ibimenyetso ukeneye. Vuga ngo ndabihawe. Ntabwo nyumvishe, ndabihawe. Tushobora kuvuga Imana nta bihamya, tushobora kuzigera uvuga Imana nta bihamya. Ni ibihamya biduha imbaraga zo kuvuga, ibihamya biduha imbaraga zo guhamya, ibihamya biduha imbaraga zo kwamamaza ubutumwa neza. Igihe wacecekeye Imana igiye kuguha ibihamya uhaguruke. Niwe ugiye kuzabwira abantu Imana, niwe ugiye kuzabwira abantu imirimo y'Imana, niwe ugiye kuzatanga ubuhamya mu bantu, mu baturanyi bawe uzatanga ubuhamya, mu bavandimwe uzatanga ubuhamya, mu nshuti uzatanga ubuhamya. Uzabwira ngo dore ibyo Imana yakoze, dore ibyo Imana yandemeye. Kuri wa munsi najyaga imbere y'Imana naje mbabaye ariko nje nshima, naje ndira amarira ariko ngarutse nshima Imana. Waje ubabaye kandi ufite agahinda, ariko Imana igiye kugusubiranyayo ubuhamya. Vuga ngo ngiye gushima mu bambere, ngiye gushima mu bambere. Ndumva hari icyifuzo cy'umuntu gisubijwe, ndumva hari icyifuzo cyanjye gisubijwe, ndumva hari icyifuzo gishubijwe, ndumva hari icyifuzo cyanjye gisubijwe. Tugiye gusenga Imana. Haguruka ku maguru yawe. 38 irangiye, Yesu arahanyura aramubona, aramubwira ati haguruka wikorere uburiri bwawe wigendere. 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 Aramubwira ati
kubwirwa ngo Imana irashaka gukorera umuntu igitangaza. Donc iyo irabishaka, apana iki, iyo Imana irabishaka kugukorera igitangaza. Imana irabishaka kugukorera igitangaza. Irashaka ko uyu mwaka ari wowe mutangabuhamya w'iby'Imana yakoze. Ni wowe mutangabuhamya w'iby'Imana yagize ute? Icya kabiri, Imana yambwiye ngo mbabwire uyu munsi hari abantu Imana igiye kubohora ibyabo byari byaraboshywe. Mbese ibyawe byari byaraboshywe Imana igiye kugira ute? Kubibohora. Vuga ngo birabohoka. Birabohoka. Abana babohoke, terambere ribohorwe, akazi kabohoke. Hariho umuntu uri kuribwa mu nda, amaze igihe yaribwa mu nda, ariko Imana irambwiye ngo imukijije mu nda, kandi byari bigiye kumuteza ingaruka ikomeye, ariko Imana imukijije mu nda. Ngo buribwe bwo mu nda n'umumama, ngo buribwe bwo mu nda Imana ikoze igitangaza cyo kugukiza ubwo buribwe bwo mu nda, kandi ubwo buribwe bwo mu nda bwari bugiye kuzateza ikibazo umwana uri mu nda. Donc iyo ndari igiye kuzagira ibibazo ukayiviraho, ariko Imana yanze ko uwo mwana agira ibibazo. Donc Imana ni Imana ikiza, twigakiza n'abari mu nda, ariko Imana ni nziza. Icya kane, Imana yambwiye ngo mbabwire uku kwezi kwa mbere abana mwasengeraga iby'amashuri Imana irabisubije. Abana barajya kwiga, baragenda bose, minerivare iraboneka, inzira zirakinguka, humura abana bawe bariga. Urabyizeye ko barajya kwiga? Komera Imana amashyi irabikwiriye mu mugezi. Zamura ikiganza cyawe hejuru, vuga ngo Mwami Yesu, nakiriye ijambo ryawe. Uyu munsi ukoze igitangaza kidafite kondisiyo. Uko wagikoreye uyu mugabo wari umaze imyaka 38, kwizera kwararangiye, kwaracogoye muri we, inzira zo gutabarwa atakizireba, yarabuze uwo kumujugunya mu kidendezi, ukahagera bitunguranye, ukamugoboka atarabyiteze. Amaso yari ku kidendezi, ariko urinzira, umutabara utamusabye kondisiyo. Uko niko nanjye uciyeho ntatekerezaga, unyuzaho ntarebaga, ugeze ku buzima bwanjye, urantabaye, mvuye mu kigeragezo, mpawe inzira yo kukivamo. Uyu munsi nakiriye ubuzima budasanzwe, nakiriye umuntu uhindura ubuzima bwanjye, nakiriye umuntu uhindura ubuzima bwanjye, huye n'umuntu w'umumaro. Ibiganza byanjye ntibizamurekura, intambwe zanjye ntizizamuvaho. Uyu munsi hari ubuzima mvuyemo, hari icyerekezo gishya, hari urugendo rushya, hari urugendo rushya, hari inkuru nziza, mu cyimbo cy'inkuru mbi, nakiriye inkuru nziza. Muri iyi minsi ndatabawe, 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 ndatabawe. Umwanzi wanjye abuze ijambo, abuze ijambo. Satani aramwaye,
aramwaye birahindutse tunguye abantu ndatunguranye kandi uyu munsi nzawuzirikana nzawibuka nzibuka ko ari Imana avuganye nanjye nzibuka ko ari ijambo nahawe cyuko ngorewe igitangaza kidafite kondisiyo mwami wanjye amahanga nzayagenda ukingurira umugisha w'iburasirazuba ukingurira umugisha w'iburengerazuba ukingurira umugisha w'amajyepfo ukingurira umugisha w'amajyaruguru mu mfuruka enye z'isi hari umugisha wanjye uvuyeyo hari umugisha wanjye uvuyeyo hari amasezerano yanjye agiye kuzura hari intambara zirangiye kandi uhereye none nzaba imbere yawe nzajya ngushima nzajya nkuramya kuko wankoreye igitangaza ntabwo gikozwe n'isoni imbere y'abari bategereje ko nkorwa n'isoni ntabwo nzamwara kuko ngoye ikimwaro urakoze Yesu urakoze Yesu kundengeye nakiriye gukira burwayi buragiye ndabohotse mu izina rya Yesu nzashima izina ryawe hari iryo ryambohoye ninde wapera haleluya ko ntacyo bitwaye ongera izamure ntacyo bitwaye kuko nawe n'Imana uyu munsi hari amarira ntazongera kurira hari ibitutsi ntazongera gutukwa hari amagambo mabi ntazongera kubwirwa hari amagambo akomeretsa ntazongera kukomeretsa ntawe inzira ikinguye yo guhura n'umuntu w'umugisha ushimye izina ryawe Yesu ndizeye kuko ukwezi uyu mwaka hinduriwe amateka ndabihamya nzabihamya mu ruhame rwa benshi yewe none mukageza iteka ryose reka dukomere Yesu amashyi menshi murakoze Imana ibahe umugisha naho kuwa kane